kubera ko njewe nabonye ko mu myaka iri imbere biraba ari ikibazo mu by'ukuri, kubera ko ntiwomubwira ngo bro ufite imyaka 35 cyangwa 40 turashaka, hanyuma ngo urashaka gushaka ufite imyaka 45, ntibizumvikana. Mureke dukurikize uko twahoze mbere iwacu. Abantu bashakiye imuhira barabyumva cyane kuruta uko ndi kubivuga. Ibaze ngo ufite imyaka 30 bro, ufite abana 3 4, umukobwa wa mugura afite imyaka 16. Can you imagine? Urumva iryo shema? Yambo bantu bacu, ndabasuhuje ku mazina muramenyereye, sindinda nivuga. Konge twagarutse, nababwiye ko ubu noneho ngiye kuzaza nkora buri munsi ngiye kuzaza nshiraho ikiganiro. Twagarutse rero ni kuri Iwacu Talk uko mubimenyereye. Turabasuhuje aho bwije tubahaye mwiriwe, aho bukeye tubahaye mwaramutse nk'ibisanzwe, kandi dusuje umuntu wese udukurikirana udahwema kwatsa mashine ye cyangwa se televiziyo ye akadukurikirana. Turagushimiye. Ndabizi ko hari umunsi nzicara hano muri studio za Iwacu Talk, nshimira abantu bagiye badufasha mu buryo bumwe n'ubundi, abantu baduhaye support mu buryo butandukanye. Rwose ndimo kubitegura, nzabashimira kandi bidatinze. Mwaradufashije cyane, aho tugeze kuri ubu turabikesha mwebwe, kandi naho tugana twifuza kuzagera n'ubundi kandi ni mwebwe muzabigiramo uruhare. Rero turagushimiye wewe urimo kudukurikirana, nawe uzadukurikirana, ndagushimiye cyane. Uyu munsi ni jenyine, ntabwo mwari mubimenyereye. Menyereye ko bafite umutumirwa, ariko uyu munsi naje jenyine kabisa. Buri munsi hari genzo nzana umutumirwa, undi munsi nkaza ndi jenyine, ariko hari n'indi surprise iri inyuma nenda kubazanira vuba cyane. Yes, uyu munsi rero ndagira ngo mvuga ijambo rimwe nshaka gusharinga ku bakunzi bacu, ku badukunda, ku bwoko bwacu, ndetse no ku rubyiruko rwacu. Nibyo nagize ngo sharing. Uyu munsi ndibanda cyane ku rubyiruko rwacu, ari rwo nanje mbarizwamo. Ndavuga hejuru yo gushaka ku rubyiruko rwacu. Mu by'ukuri ubu nyine abantu ntawe bimenya. Kera tukibimuhira, umusore w'imyaka 15 yabaga yaratangiye kera kwitegura gushaka. Ababyeyi bamubwira ko agomba kubaka, agashaka, kandi byafashaga sosiyete mu bundi buryo, bikanadufasha no kwaguka. Ariko mu by'ukuri kuri ubu siko bimeze, kandi ndabizi ko hari umuntu ndi kubwira, umwe cyangwa babiri cyangwa se barenze na babiri. Hari umuntu uri kubyumva cyane urenze umwe. Noneho abantu bagashaka bakiri bato, kandi bigafasha sosiyete, ndetse bikanafasha
no mu buryo bwo kurera abana muzabyara. Ariko kuri ubu nono ubu ahantu ibintu bigeze, umuhungu ari mu kugeza imyaka 30-35 ataragira ico gitekerezo. Abenshi bakibanda ku bushobozi, ariko kandi abenshi baba banabufite. Ariko ikintu cyo gushaka cyo kubaka umuntu ari mu myaka 25 20 aho ngaho zagiye hasi, umubare wagiye hasi cyane, kandi bituma sosiyete yacu isa nkaho dusubira inyuma muri ubwo buryo. Ku rugero, umuntu ashatse afite imyaka 35 azogeza imyaka 40 cyangwa 45 wenda byaye kabiri. Ibaze ngo ufite imyaka 45 byaye kabiri cyangwa byaye rimwe, ntimwumva ko aharimo retard? None ndimo nsaba urubyiruko rwacu tekereze kuri ico kintu. Uyu munsi nagize gusa ngo nse nkutanga kucumukera, ariko mfite kuzana abatumirwa tukazabiganiraho babizobereyemo batanga inama. Ariko uyu munsi naje kuvuga ngo urubyiruko rwacu mwongere mwitekerezeho kuri iki kintu, tukarindire. Ariko bro, ibaze wowe ufite imyaka 35 ariko turagira ico gitekerezo cyo gushaka. None se ubona utari gusubiza society inyuma? Turaguka bitanyuze muri wewe? Mugende mushake. Hari abantu benshi bagira urwitwazo. Hari umusore nkunze kuganira nawe, inshuti yanjye igihe cyose, kandi arabizi kandi muri bamwe ndi kubwira arimo. Nejo bundi ejo kuwa mbere narayimubwiye ahantu twari twicaye. Nkunze kubimubwira kenshi, ndibaza ko iki kiganiro ari buze kukireba cyane. Arambwira ati yewe gushaka simzanze, tariko bushobozi. Yatanze imbogamizi ya mbere y'ubushobozi, iya kabiri arambwira ngo ntabageni. Ntibaza yewe akuza abakobwa ubwoko bwacu bufite, nigute ubura abageni mu bwoko bwacu? Nigute ubura abageni? Abakobwa bavuka buri munsi, n'abahari bifuza gushaka ari benshi, gushaka ari benshi. Wewe gute ubura abageni? Ngo yaye ngo nta bageni mu by'ukuri, ngo ntarabona ngo bahuje. Uwo muhuje gute? Uwo mwitiranwa se cyangwa? Ariko mu by'ukuri abantu bagende bareke gutanga impamvu zimwe zitumvikana, kuko ntiwovuga ngo ufite imyaka y'ubukure kandi guhera ku myaka 20 umuntu yoba responsable y'urugo. Kuko hari n'abantu bo nyine bafite imyaka 18 batunze ba mama wabo, bafite charge, bakora inshingano nk'iz'umugabo akora. Ariko ugasanga ndafite imyaka 30-35 tarashaka. Imbogamizi ngo nuko nta bakobwa.
hari umuntu ndi kubwira urenze umwe cyangwa babiri, mugende mushake niyo nama nagira ngo ntange. mushake mu by'ukuri. Murabizi ko turacara umubari muke cyane, ubwoko bwacu turashaka kuba abantu benshi tuje kungana n'abashinwa. Ndanumva ngo abashinwa ni benshi cyane, so abahungu mugende mushake, n'abashiki bacu bagende babyoroshe rwose, be kugora abahungu barimo kwama bitwaza ngo babuze abageni ngo ibiki na biki, ibintu nk'ibyo. Mugende mworohere abahungu, n'abahungu nabo bafata iya mbere, babivuga babishiremo imbaraga, bibashiremo. Utaha tuzagaruka tubivugeho cyane, kandi ahubwo n'ibinashoboka bizaba ama episode tuzajya dukora, nongere ngarura abandi bantu tubivuge kenshi, turebe ko abantu bashobora kubyumva, kandi n'ibinanga muri ubu buryo bwa social media tuzabishira noneho tuzabishira mu makanisa, abantu babibwirize, babibwira abantu ahantu hose, abantu bagende babikangurira urubyiruko rwacu, kubera ko njyewe nabonye ko mu myaka iri imbere biraba ari ikibazo mu by'ukuri. Kubera ko ntiwomubwira ngo bro ufite imyaka 35 cyangwa 40 turashaka, hanyuma ngo urashaka gushaka ufite imyaka 45, ntibizumvikana. Mureke dukurikize uko twahoze mbere iwacu. Abantu bashakiye imuhira barabyumva cyane kuruta uko ndi kubivuga. Bibaze ngo ufite imyaka 30 bro, ufite abana 3 4, umukobwa wa mugura afite imyaka 16. Can you imagine? Urumva iryo shema ni byiza cyane. Ndabizi ko hari abo mbwiye kandi babyumva cyane, hari n'abandi babijajinga, ariko nukuri uko niko kuri, kandi niko bigomba kumera. Abantu bagomba kubishoramo imbaraga, urubyiruko rwacu shake sinzi cyateye abantu ubwoba, sinzi amakuru mukura mu bantu bababwira ko bigoye bro, sinzi, ariko mu by'ukuri nta kigoye kirimo. N'ubundi uzanga gushaka, nanone inshingano ntawe uzazihungira. Ahantu hose lazima, nimba ari inzu urimo urayishura kuri ubu kandi utarashaka, nimba ari ibiryo urarya, kandi ibiryo byawe n'umugore wawe no mu gihe mwagize abana ntago byakunanira. Munyakenya yararirimbye, sinzi ni Munyakenya kamerama waririmbye, aravuga ngo mtoto anakuja na sahani yake, nibyo ngo buriya iyo washatse ni sauti solo n'abanyakenya. Iyo washatse buriya hari undi mugisha bro, hari undi mugisha uza ku buzima bwanyu. Ko niko kuri, muzanabigenzure cyangwa mubibaze n'abantu babizobereyemo cyane. Iyo ushatse lazima hari undi mugisha uhita uza kuruta uko wari umeze, kandi uhita ubona ko hari impinduka, ugira n'ibitekerezo byagutse, ugatekereza indi mishinga noneho irenze. Kuko ntiwamubwira ngo umuntu ufite abana 3 cyangwa 4 ngo arimo gutekereza cyo kimwe n'umuntu utarashaka, cyangwa se cyo kimwe n'umuntu ufite umwana umwe. Kera wa muntu ufite abana 4 arimo gutekereza uburyo baziga, ibigo bazigiraho, ibintu nk'ibyo, buryo azabubakira. So rubyiruko rwacu ba petit frère,
n'abandi baturuseho ba grand frère batarashaka, mugende mushake twubake societe tuyagure, nta kindi. Ndabashimiye. Aho iwacu muzahabonera ibintu byinshi. Aho iwacu toka naje tugiye kuzajya tuganira ku bintu bitandukanye, kandi ndabizi ko hari abo bizagirira akamaro kandi bizafasha societe. Ndabashimiye. Naho ubutaha ndagushimiye wowe uri buze gukurikirana kino kiganiro, ndetse nawe usanzwe uri umumemba wacu. Nukuri ndabibona cyane muradukurikirana kandi muduha support. Ndabashimiye cyane, muduhorere gutyo, komeze mudukurikire kugera kure. Tubikesha mwebwe, naho tugeze kuri ubu ni mwebwe. Ndabashimiye. Yaru CEO Iwacu Talk. Ndabashimiye. Ciao ciao.